murakoze. Nitwa Sheikh Said Mukhtar Mbabajende, nkaba ndi umuyobozi w'Abayislam b'Abashiya mu Rwanda. Ubuzima bw'Abayislam b'Abashiya mu Rwanda ngira ngo ntabwo ari benshi babusobanukirwa, ariko cyangwa twagira ngo tuganire ni irayidi y'igitambo iri ku munsi w'ejo cyangwa se Eid al-Adha, twagira ngo mutubwire se Abashiya imyiteguro imeze gute, ni igikorwa kizaba kimeze gute ukurikije n'ibihe turimo bya COVID-19. Murakoze cyane. Nibyo Abayislam b'Abashiya mu Rwanda si binakwiye ko hari benshi badasobanukirwa ibyabo, kuko barahari, bakorera mu Rwanda, baremewe n'amategeko y'igihugu, ndetse banasangiye ubuzima n'abanyarwanda muri rusange mu ngeri zose. Rero ejo ku munsi w'irayidi y'igitambo, bo kimwe n'abandi bayisilamu hirya no hino ku isi, abashiyite ndetse n'abasunite bazaba bizihiza umunsi mukuru w'irayidi y'igitambo, ari wo uzwi ku izina rya Eid al-Adha. Ubundi dusanzwe tuzi ko kuri Eid al-Fitr hari igihe abasilamu b'abasuni n'abashiyite badahuza umunsi. Kuri Eid al-Adha umunsi urahura buri gihe? Nibyo, umunsi urahura. Kuri Eid al-Adha umunsi urahura, kuko ikirangaminsi rimwe na rimwe uyu munsi ntugendera cyane ku kwezi, cyangwa se navuga ni ku kwezi ugendera ko n'undi amatariki ya Kisilamu agendera ku kwezi, ku muzenguruko w'ukwezi, ariko kubera yuko umuhango nyirizina aho ubera ni Maka, niyo habaho kunyuranya gatoya ntago byatuma uno munsi wizihizwa ukubiri, kuko aho ubera ni hamwe ndetse n'igihugu gifite iyo miteguro yacyo ni kimwe. Ntabwo rero bishoboka ko uno munsi wakorwa mu buryo bubiri butandukanye. Turakomeje rero turagenda twinjiramo ku basuni cyangwa abasuniti. Umunsi bafunze n'ejo ngira ngo batangira mu gitondo bafunze mu kwizihiza umunsi, bagatangira kurya nyuma y'isengesho. Uradusobanurira abashiyite bo umunsi bawizihiza gute? Urahera uyu munsi ubanziriza irayidi kugeza nimugoroba? Nibyo koko, uyu munsi uhereye ndetse no ku matariki y'uku kwezi gutagatifu kwa Dore Izina, Abayisilamu b'Abashiya ndetse n'Abasilamu b'Abasuni ntabwo bawunyuranyaho icyo ari cyo cyose, kuko byinshi tubihuriyeho. Yego, no mu busanzwe duhurira kuri byinshi tugatandukanwa na bikeya, ariko noneho kuri uyu munsi by'umwihariko n'ubundi amatariki ya mbere, kuva ku itariki ya mbere Dore Izina kugera ku itariki ya 10, tuba turi mu bikorwa by'umwihariko by'ubugandukiramana, gufasha abakene, gukora ibikorwa bitandukanye bijyanye no kugandukira Imana. Ariko rero iyo bigeze ku munsi wo gusiba, uyu munsi tariki ya 9 n'umwihariko ko haba igisibo. Icyo gisibo kikaba kizarangira bukeye ku munsi w'irayidi nyirizina. Rero baba basibye, ariko natwe tuba dusibye uko tuwuhurijeho, kandi ubusobanuro bwawo kuri wo kuri twese ni bumwe. Bityo rero barasibye, natwe turasibye, ndetse bazasiburuka ejo, natwe dusiburuka ejo nyuma y'isengesho ry'irayidi inshallah. Nyuma y'isengesho ry'irayidi kiba gikurikiyeho no gutanga igitambo. Ku bashiyite bo bihagaze gute, cyane bo mu Rwanda abariho tugarukaho? Nibyo, nk'uko nabivuze, duhurira kuri byinshi, ndetse n'uyu munsi ntituwusobanura mu buryo butandukanye. Ejo dutanga rero igitambo gifite ubusobanuro bwihariye, ariko kandi bugaruka ku kuba n'ubundi ari ukugendera mu bushake bw'Imana no kwereka Imana ko turi submissive, turi tayari kuyigandukira icyo byadusaba gutanga cyose, kabone niyo byadusaba kubura ibyo dukunda n'abo dukunda. Rero uyu munsi w'irayidi tuwusenga, cyangwa se warumbajije nyuma yo gusenga isengesho hakurikiraho gutamba igitambo. Se mwebwe bihagaze bite? Mufite amatungo? Bizagenda gute? Muzaha abantu bangahe? Bizabera he? Nicyo ngicyo twongera gusobanura. D'accord. Amaturo dutanga nyine nkuko nari mbivuze, dutanga ibitambo, tukakora ibikorwa bitandukanye, ariko harimo kubaga. Tubaga amatungo guhera ku ihene, intama, inka,
ndetse n'andi matungo maremare, ariko aya matungo tubaga nk'uko Imana inabivuga muri Korani, ntabwo ikigamijwe ari ukumena amaraso yayo, ikinagamijwe si ukurya inyonyezanyama z'ayo matungo, ahubwo ikigamije ni ukwereka Imana ko turi tayari, twiteguye kuyumva no kuyumvira mu buryo ubwo ari bwo bwose yabyifuzamo kuri twebwe nk'abagaragu bayo. Rero tuzafatanya n'abandi banyarwanda gufasha abakene, abatishoboye, hari ukubaha iryo funguro twateguye, ari ukwifatanya nabo mu bibazo bitandukanye, bo ndetse natwe tuzaba turi kumwe ejo ku munsi w'irayidi nk'ibisanzwe. Turagira ngo tubwire mu mibare wenda ubu ngubu tumenya ati dufite amatungo angana gutya nk'abashite, twiteguye kuba twatambamo ibitambo. Ubusanzwe ni itegeko kuri buri muyisilamu ubishoboye ko akwiye gutanga igitambo. Rero ubu twari tumaze kugira ihene zigera muri 300, uretse ko zigenda ziyongera isaha ku yindi, tuzatanga hirya no hino mu gihugu. Wenda tubiheraho, navuze ko abashite ubuzima bwabo butazwi cyane hano mu Rwanda, bambwira ko cyaba ari ikibazo kuba batabumenya, ariko umuntu akurikije ibikorwa amashuri abigisha byo mu bisobanura, umuntu yavuga ko bikiri bikeye. Wenda uratubwira ku minota yanyu ingana gute mu Rwanda, mu burwa bungana gute, mukorera he? Nibyo, murakoze. Abashiya mu Rwanda barahari, ndetse banagize ubuzima gatozi kuva muri 1995. Mbere yaho bari bahari ariko batemewe n'amategeko y'igihugu. Ni muri 1995 nibwo babonye ubuzima gatozi, bemererwa gukorera mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse bagiye bahuza amategeko abagenga n'amategeko y'igihugu nk'uko bagendaga babisabwa. Kugeza uyu munsi rero, na n'uyu munsi baremewe, bafite ibyangombwa, bakorera mu gihugu. Hirya no hino hari abayislam b'Abashiya mu Rwanda, dufite Abashiya mu Ruhengeri, dufite Abashiya Gisenyi, mu karere ka Rubavu, Musanze, Ruhengeri, muri Kamonyi mu majyepfo, Ruhango, Nyange y'Uburengerazuba, dufite abashite mu ntara y'Uburasirazuba, Gatore, Kiramuruzi, mu mujyi wa Kigali, Burasirazuba nanone Bugesera, dufite Abashiya. Hirya no hino mu Rwanda hagiye hari Abashiya, ariko kandi hari n'ibikorwa, bafite imisigiti basengeramo yabo, ndetse tukaba tunagerageza kugira ngo dukomeze uko igihe kizagenda kibitwemerera kugenda twongera ubushobozi bwatuma n'ibikorwa remezo nk'amashuri ndetse n'ibindi byagirira imbaga y'abayisilamu b'Abashiya akamaro, ndetse n'abanyarwanda muri rusange, kugira ngo bizakomeze kugenda byiyongera. Ngira ngo dusoza, abo Bashiya bose b'Abasilamu mwabaha ubutumwa mwabageneye wenda kuri uyu munsi wa Eid al-Adha? Ubutumwa bwa mbere nabagenera ni ugukomeza d'abord ni ukugira umunsi mwiza w'irayidi, bakazirikana kandi ko bazagerageza kuwizihiza, ariko bita ku mabwiriza ariho ya leta y'u Rwanda yo kurwanya icyorezo cya COVID-19. Ibyo kandi hari uburyo n'inzira bahawe n'ubuyobozi bwabo bubegereye muri za jamati zitandukanye, bazakomeza gufasha abakene, ariko bati-interactinga cyangwa se batasabana nabo mu buryo bwegeranye, ahubwo bazabakomeza kubafasha mu mabwiriza bahawe n'ubuyobozi, bakomeza kuzirikana kwirinda icyorezo cya COVID gihangayikishije isi ndetse n'u Rwanda muri rusange. Rero navuga ko mbifuriza umunsi mwiza w'irayidi, nkabifuriza gukomeza kugandukira Imana no kubana neza nabo bahuje ndetse nabo badahuje ukwemera. Murakoze.